Imana ikavuga ngo dore kanseri yari ikujeho nyegeje bya diabete ibisasi bihunahuna muhitane vuba bihunahuna ibifu ababonye Imana batabara ibintu bibahunahuna mwanyikiriza mugatera haleluya. Uragera Imana ikakubwira ngo dore na wa mwana wikubitaga hasi ku ishuri kuko wanyegereye ubu ngeze aho yiga birarangiye. Mbibutse ntabwo tuzimbere Imana ko dushaka amamodoka, icyo ni ikintu toto. Ntabwo tuzimbere Imana ko dushaka amataje, ni ikintu toto. Ntituzimbere Imana ko dushaka amadolari cyangwa amahero, tugomba kuzimbere Imana kuko Imana ari Imana. N'ibizima biro byo kubita imbere yawe bigira biti izuba ryavuye urera, ritavuye urera, imvura yaguye urera, itaguye urera, twariye urera, tutariye urera, twarabyaye urera. Ndi gutegurira ijambo Imana yarambwiye ngo nze mbabwire ngo ntishaka ko muyisigariza. Bivuze iki? Ngo arababwira ngo muze muyegere, bamwe bakavuga ngo nagize akazi kenshi nta mwanya afite. Nimugende mwebwe bashomere mwabuze akazi, mwebwe mbura mukoro, mwebwe mwahombanye, irambwira ngo nzaze mbabaze ngo kuva wabaho umaze guhumeka ibiro bingahe by'umwuka. Yarambwiye ngo buri wese ayibaze mugenzi we, mbarizo mwegeranye ngo kuva wabaho umaze guhumeka ibiro bingahe by'umwuka. Barimbye nabo namutabibwirana wayimubwira mumbarize ngo kuva wabaho umaze guhumeka ibiro bingahe by'umwuka. Mwabibwiranye kuva wabaho umaze guhumeka ibiro bingahe by'umwuka. Irambwira ngo nzababwire ngo yagukuyemo uwo mwuka ako kazi wakajyamo. Yagukuyemo mwuka imodoka ari wayitwara, wagenda mu ndege, wafungura business. None ngo nta mwanya. Nakoraga muri company bucuruza mu mujyi, negeranya n'andi modoka y'abayisilamu. Isa yarageraga ngo isa zirageze abakire ni musoke ngiye gusara, akerukana abakirasha. None ngo ntibafunga ku kabutike kawe niyo restaurant una alimentation. Imana kohereza imbabazi kaza zivuga ngo ski wasuzuguye Imana ngo iyo company wondi wayifunga. Impamvu uri muri iyo company ni ukwigutisha ubuzima. Ngo nta mwanya. Ngo nzababaza umwanya wo gupfa ujya ubura, wo gukora impanuka, wo gufungwa, wo kurwara. Ko mubona umwanya kujya kuri YouTube, kujya kuri YouTube sica nimubyumve nabi. Kubona umwanya kujya kuri Facebook, kubona umwanya kujya kuri TikTok. TikTok ituruka mu Bushinwa, wayibona n'utuntu turi uri wasinze uri kuri TikTok ariko agera kuri Bibiliya ibi binyuguti ni bikera nenda banditse zinkuru. Kuri TikTok uri wasinzira, kuri YouTube uri wasinzira, yumva inkinamico ujye usinzira ariko agera muri Bibiliya ise bininde babyanditse gatabisinzira. Habwe Imana ishaka kumuyisigariza. Wabura engineer, wabura docteur, wabura ministre, Imana ishaka kumuyisigariza. Mbere na mbere Imana inezeza cy'Imana nuko uza mugasabana nayo, ugasabana nayo. Imana nibyo binezeza kuza ugasabana nayo. Umwanga yaravuze ngo nuvuga ngo Imana ntuyikeneye, yaravuze ngo muzahurira mu ikorosi. Yabikorose ry'uburwayi, yabikorose ry'ikigeragezo, yabikorose ry'ikibazo runaka. Nuvuga ngo ntukeneye Imana, muzahurira mu ikorosi. Bibiri kavuga ngo nzagukina ku mubyimba icyo watinyaga sibyo mbifurije. Uzi ikigeragezo cyaje urahebaguza. Mana nonyogerera umwuka ngasinzira neza murashaka guhebaguza. None ngo ntamwanya ufite ko wekera Imana. Ubusinyo imanye ndahareba, ubusinyo ndakino bihari ndayireba, ariko yenegereye Imana ibisubizayo. Vuga ngo ibisubizayo.
ibisazi biduhunahuna, amahembe, ibitega, ibirwara bya kanseri, ibirwara bya diyabete, ibirwara by'impyiko, ibirwara by'imyijima, hepatite C, hepatite B. ubu munda urahareba wo, ubu munda urahareba, uzi ibintu biri guhunahuna. Muteze kanseri y'igifu, muteze kanseri y'amaraso, uzi ibintu biduhunahuna. Munda yawe urahareba. Yarambwira ngo nzababaze ngo ubwonko bwawe bufite ibiro bingahe? Ubwonko bwawe bufite ibiro bingahe? Uburyo amaraso yiruka mu mubiri wawe urabizi? Urabizi uburyo uruganda rugenda wo? Imana bafite ipfuye yashaka kubyegera. Uzi saa 8 yawe wageraga wegera Imana, saa 9 se, saa 10 se, saa 11 se, kwa kabiri wari umunsi wawe se. Tuwasengerwa korali, amatsinda. Imana mbwira mubwira abayobozi, mukangura abantu muyobora kwegera Imana. Bayobozi b'amakorali, mukangura abaririmbyi kwegera Imana. Amatsinda yahagaze, nimwegera Imana. Iri ni sasa by'Imana ngo ni ukubana n'abantu bayo. Manura manura mana we, manura imbaraga zawe mana we, zikureho ibyanani. Manura manura mana we, manura imbaraga zawe mana we, zikureho ibyanani. Manura manura mana we, manura imbaraga zawe mana we, zikureho ibyana. Oh manura manura mana we, manura imbaraga zawe mana we, zikureho ibyananiranye. Amashyari yananiranye akorweho imbaraga zawe mana. Ubugome bwananiranye bukorweho imbaraga zawe mana. Ubugomba bwananiranye bukorweho imbaraga zawe mana. Subiramo ubugomba. Ubugomba bwananiranye, yego, bukorweho. Oh manura manura mana we, manura imbaraga zawe mana we, zikureho ibyanani. Oh manura manura mana we, manura imbaraga zawe mana we, yego, zikureho ibyanani. Dukomere Imana amashyi kubw'imbaraga zayo. Narivuze ngo dukomere Imana amashyi kubw'imbaraga zayo, zibasha gukuraho ibyananiranye. Abakira imbaraga z'Imana muri uyu mugoroba mutere haleluya. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatanya. Ntabwo nzicuza, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatanya. Ntabwo nzicuza, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatanya. Tuzamure ibendera y'Imana batazicuza. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatanya. Twese tubiririmbe. Ntabwo nzicuza. Abatazicuza tumukomere amashyi umwami w'abami. Abatazicuza gukurikira Yesu, ababyeyi bamuvugiriza impundu, abagabo tumukomere amashyi. Yesu we, ntabwo tuzicuza kugukurikira. Murakoze. Dushimye Imana iduhaye amahirwe yo kugera hano.
turashimira ubuyobozi bw'itorero, turashimira na ministeri yateguye iki gikorwa, kandi turashimira namwe bakristo mwemeye kuza. Barimbye turabashimiye, mumaze kuduhesha umugisha. Bayobozi bayoboye, badiakoni, ibyiciro byose nimpabwa umugisha n'Imana. Nitwa Felix Mushinzimana, mbarizwa mu itorero rya Gatsata, paruwasi ya Gasabo, ndubatse, ntuye Igihogwe mu murenge wa Jari, akarere ka Gasabo. Tujye kuganira ijambo ry'Imana. Ndabanza kubiseguraho bibagiye kumpa intego, murambabarira cyangwa se namwe mwaribagiwe, ariko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Muratubabarira, ntabwo dusuzugwa ibyo mwateguye. Bibagiye kumpa intego y'amasengesho cyangwa se igiterane, ariko nabyo ibyo ngiye kuvuga ni ijambo ry'Imana. Murakoze. Dusome Zaburi ya 73, dusome umurongo wa 28. Zaburi ya 73, dusome umurongo wa 28. Tuhagere twihuse. Zaburi ya 73, dusome umurongo wa 28. Simbategereza muri hangana. Haravuze ngo, ariko njyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Umwami w'iteka niwe ngize ubuhungiro. Kubera iki? Kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Abatari muri bombone tuvuga ngo amen. Turangirize mu rwandiko rwa Yakobo umuvandimwe wa Yesu, igice ni icya 4, dusome umurongo wa 7, dusome n'uwa 8. Yakobo igice ni icya 4, dusome umurongo wa 7 n'uwa 8. Yakobo igice ni icya 4, dusome umurongo wa 7 n'uwa 8. Nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. 8. Mwegere Imana. Kubasomye muzuze. Hasomye bake ndabafashe we, ndabafashe. 8 avuga ngo mwegere Imana, muzuze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Komeza subiza, mwakire neza ijambo ry'Imana. Ngaho rero ndabahendahenze, mufunge Bibiliya. Abari gucatinga mwihangane, sindi bubatinde. Tujye kuganira ijambo rivuga ngo, ariko njyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Reka mbasabe ikintu kitagoye. Kora mu gituza cyawe. Umuntu ufite igituza n'amaboko koramo. Ndajya mvuga usubire muvuga ngo, ariko njyeweho. Ntabwo ndabyumva. Ariko njyeweho. Ko ntarabyumva ra. Ariko njyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Bisindagire kuri njye. Ndabona abantu babishyira ku bandi. Vuga ngo kuri njye. Murakoze. Ariko njyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Ninde wanditse iyi Zaburi? Hari igihe abantu benshi bibwira ko Zaburi zose ari za Dawidi. Oya, cyakora niwe wanditse nyinshi. Ubundi Zaburi zose zigeze mu 150. Bakavuga ko Dawidi yanditse Zaburi zijya kugera muri 73. Izindi Zaburi zandikwa na bene Kora. Bene Kora banditse 11. Azafu yandika 12. Salomo yandika Zaburi 2. Mose yandika Zaburi 1 ya 90. Izindi Zaburi zandikwa n'abandi bantu batavuze amazina ariko barahari. Iyi dusomye yanditswe nande? Yanditswe na Azafu. Mu mirongo ya ruguru barabyerekana.
Asafu ninde? Asafu aturuka mu muryango w'Abalewi. Mbibutse mu miryango 12 ya Isiraheli, umuryango utariho gakondo ni umuryango w'Abalewi. Urambaza uti kuki batahawe gakondo? Ndaguha igisubizo. Abalewi niho havagamo abaramyi, mu Balewi niho havagamo abatambyi, mu Balewi niho havagamo abashumba, mu Balewi niho havagamo abakora mu ihema ry'ibonaniro. Mu yandi magambo, ntibemerewe gucuruza, ntibemerewe gukora muri biro, ntibemerewe kujya mu nganda, oya, ntibemerewe korora, oya, ntibemerewe guhinga, oya, bo berejwe iby'umurimo w'Imana. Bari batunzwe n'icya cumi, batunzwe n'amaturo. Bivuga ngo iyo dutanze icya cumi n'amaturo, bivuga ngo abashumba bacu ntibakambara ubusa. Yego, abana b'abashumba ntibakicwe n'inzara. Yego, abana b'abashumba ntibakabure minerivare. Nicyo bivuze, bari batunzwe n'icya cumi n'amaturo. Indi miryango 11 nibo bafite amataje, nibo bafite amazu y'amashato, nibo bafite za famu, nibo bafite inganda, nibo bafite amaduka, bo byose barabyemerewe. Bakavuga ngo Asafu ngo yaririmbaga ngo Imana ikamanuka mu ihema ry'ibonaniro. Ikindi ngo yari n'umucuranzi, ngo yakoraga muri gitari gusa, ngo aririmba gusa, ngo Imana yo mu ijuru yarishimaga. Ikindi bavuga ko ari we wari uyoboye iri tsinda ry'abaramyaga Imana. Baramyaga Imana ryari? Baramyaga Imana mu gihe cyo ku ngoma y'umwami witwa nde? Dawidi. Aha yayanditse kubera iki? Aha ngo yari yaguye. Yagushijwe n'iki? Icya cumi ntibari bakikibona ngo barye, amaturo ntibari bakiyabona ngo barye, bafite inzara. Ngo arangije agira ishyari. Ndagira ngo mbabaze, umukire iyo aturanye n'umukene, ugira ishyari ninde? Musubize, siko mutasubiza. Korari mwansubije ko muri abantu basobanutse. Kari mwebwe mbaza. Umukire iyo aturanye n'umukene, ugira ishyari ninde? Yes, nahari ababisubije. Asafu ngo agira ishyari. Ngo areba abaha gakondo nibo bafite amazu y'amashato, nibo bafite amazu y'amayetaje, nibo bafite za kampani, abana babo biga mu bigo bihenze, abana babo bafite konte bloke ya minerivare babateganirije. Asafu we yabuze icya cumi, yabuze amaturo, inzara yabariye. Arangije aravuga ngo warabashoye baramera, none ngo baguwe neza. Biri kuvuga ngo Asafu ntiwagerejwe ubusa. Bisobanura iki? Agakiza wahawe ntiwagerewe ubusa. Ndagira ngo dukomere Yesu amashyi waduhaye agakiza. Haleluya! Sako mudakoma amashyi muraroga leta, agakiza si yabahaye. Mumuvugirize impundu, Yesu wemeye kuduha agakiza. Ababyakira mutere haleluya, nimunyikirize mutere haleluya. Ngo Asafu ngo akareba ku banyantege nke. Abanyantege nke n'abahe ni babandi bamuzengurutse bakize batubaha Imana. Ngo akajya barebaho, warabashoye baramera, barakura, none baguwe neza. Azafara ku buryo umukobwa abwira Imana ngo ariko Mana nkubahe, nirinde gusambana, nirinde kujya mu biyobyabwenge, nkuvuge neza, ngusaba umugabo umunyime. None umuturanyi duturanye udakijijwe, ntazi naho umuryango w'urusengero ruri, ejo bundi yarashingiwe, unziza iki? Mujya mubyibaza se? Umwe akavuga ngo ariko Mana nkumbura inyama, nkubaha, dore umukire duturanye afite icyo bita konjerateri, harimo inyama z'inkoko. Vuga ngo z'inkoko. Muze kuvuga se z'inkoko. Harimo inyama z'ihene, harimo inyama z'inka, amafi arahari. Njyewe ubinyimira iki? Mana nkubahe, ngusaba abahungu n'abakobwa banyime, dore umuturanyi duturanye umupagani, ejo bundi yarashingiwe gato indi birinjiye, njyewe unziza iki? Mana narize nk'abandi,
ngo usaba akazi ukanyime. Undi arangije kaminuza ejo bundi apfa kurangiza gusa yahise abona akazi. Unziza iki? Unziza mana nsitare inkweto itoyomoka mu yindi nanjye nakambara. Undi afite etajeri yagiye kwambara inkweto. Uyu munsi ndambara izi n'izi ngizi cyangwa n'izi ngizi. Unziza iki? Man, ngende n'amaguru ufite perimi. Duturanye n'umukire afite imodoka 5 asisenye inde yigiyemo. Ngiye unziza iki utamye imodoka? Sinkubaha. Sinaze kumanura ipantaro. Undi ntiyaze kuzamura ijipo. Unziza iki? Ngo azafaragwa. Yibagirwa uburyo yaririmbiraga Imana ikururuka. Yibagirwa uburyo yakoraga muri gitari Imana ikanezerwa. Yibagirwa uburyo yari iryo tsinda ry'abaramyi. Arabyibagiwe. Reka mbibutse, atari Yesu wenyine udufashe twagwa, ariko reka Yesu kudukomera amashyi uzi gufata kandi akagira ate akadukomeza. Haleluya. Yesu arafata. Bisubiremo. Kukwamo bihebuje arankomeza. Ntabwo azi gufata gusa, ni mwuzuze azi. Ubu nkubwira ngo ngwino ufate iminota 5, si kuko kuboko kwanjye ari kunini kurusha ukwawe nubwo kwawe ari guto, ukambwira ngo ufate iminota 5 waba umaze kuruha. Ariko ashimwe Yesu uzi kudufata. Narivuze ngo ashimwe Yesu uzi gufata. Narivuze ngo ashimwe Yesu uzi gufata. Narivuze ngo ashimwe Yesu uzi gufata. Haleluya. Kandi si gufata gusa, azi no gukomeza. Baririmbye atari Yesu wenyine ubafashe n'ejo ntiwagaruka. Bayobozi atari Yesu wenyine ubafashe n'ejo ntiwagaruka. Atari Yesu umfashe sinabahagarara imbere. Bakristo atari Yesu wenyine. Tumuzamure icyubahiro Yesu wenyine. Mubisubiremo Yesu wenyine. Subiramo Yesu wenyine. Tumukomere amashyi tumuvugirize impundu. Azi gufata. Mwaririmbye indirimbo ngo kubera amaraso Yesu yatuviriye nta gahunda afite yo kutureka. Uyu mushinga wizweho we, kandi uyu mushinga ntabwo uzaferinga. Ashimwe Yesu waje mu isi. Narivuze ngo ashimwe Yesu waje mu isi. Narivuze ngo ashimwe Yesu waje mu isi. Narivuze ngo ashimwe Yesu waje mu isi. Muvuga ngo sinarizi ko wangirira neza utyo. Sinarizi ko wangirira neza utyo. Sinarizi ko wangirira neza utyo. Wangirira neza utyo. Warakoze Yesu. Sinarizi ko wangirira neza utyo. Yego. Sinarizi ko wangirira neza utyo. Sinarizi ko wangirira neza utyo. Wangirira neza utyo. Warakoze Yesu. Sinarizi ko wangirira neza utyo. Sinarizi ko wangirira neza utyo. Shimwa. Sinarizi ko wangirira neza utyo. Wangirira neza utyo. Nihuse Imana ibisanza Azafu we ngwino nkwereke abona haye gakondo batakinyubaha, nkwereka aho bajya. Ngwino kugira ngo impaka zishire. Ngwimujyanye ngwimwereka bari kujya Gihenomu. Ngo bona bari kujya mu mworera hari umwijima mwinshi. Ngo abonye aho bajya abaragarutse. Niwe yanditse Zaburi avuga ngo ariko njyeweho. Muyakome ntimuyakome, wayakoma utayakoma, Yesu arahabwa icyubahiro. Aravuga ngo ariko njyeweho. Mubisubiremo ariko njyeweho. Mubisubiremo ariko njyeweho. Kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Reka mbabaze, nutegera Imana
nutegera Imana uregerane. Twegereye ba anko badukuzaho, twegereye abakomeye, twegereye ba muyomba, twegereye amadiplome yacu, twegereye n'uburanga bwacu ngo turi beza finyore. Ubwo buranga se wabushyira imbere ngo ringaniza ataringaniye? Ndi mwiza finyore, ringaniza ataringaniye. Ngasha bizana. Ndi bogari, ringaniza ataringaniye. Kote yanjye broke, nkarura inzira nayibuze. Ngaho bizaneza. Abakeneye Imana mutere haleluya. Zana imodokari yawe uvuga ngo imodokari yanjye we nyongerera umwuka, nabuze umwuka. Cyongereza cyanjye we ndi guhumeka nabi, ngo nume guhumeka neza. Mana turagukeneye. Tuzamuri bene Imana tuvuga ngo Mana turagukeneye. Tuzamura amaboko. Imana yarinze pararize, yarinze n'abicanyi kuyakata, yarinze abagome. Muvuga ngo Mana turagukeneye. Subiramo, Mana turagukeneye. Abakeneye Imana igihe cyose mutere haleluya. Haleluya. Ariko njyeweho kwegera Imana niko kwiza. Uregera Imana ikavuga ngo dore kanseri yari ikujeho nyegeje, bya diabete, ibisazi bihunahuna, muhitane vuba bihunahuna, ibifu. Ababonye Imana batabara ibintu bibahunahuna, mwanyikiriza mugatera haleluya. Uregera Imana ikakubwira ngo dore na wa mwana wikubitaga hasi ku ishuri, kuko wanyegereye ubu ngeze aho yiga birarangiye. Mbibutse, ntabwo tuzi imbere y'Imana ko dushaka amamodoka, icyo ni ikintu toto. Ntabwo tuzi imbere y'Imana ko dushaka amataje, ni ikintu toto. Ntituzi imbere y'Imana ko dushaka amadolari cyangwa amahero. Tugomba kuza imbere y'Imana kuko Imana ari Imana. N'ibizima bire byo kubita imbere yawe bigira biti. Izuba ryavuye urera, ritavuye urera. Imvura yaguye urera, itaguye urera. Twariye urera, tutariye urera. Twarabyaye urera. Tugendera n'amaguru urera. Abandi bagenda n'imodokari urera. Abandi bagenda n'indege urera. Akazi gahari urera. Twaburaye, waturenze. Ibyo tuvuga ngo sesa. Subiramo, sesa. Umuswahili yaravuze ngo Mungu ni Mungu tu. Uze kuririmba irera, utaririmbye irera. Bahagaze imbere y'irera. Irera. Mungu ni Mungu tu. Waza muri amateraniro irera, utanayazamo. Uri umudiyakoni irera, uri umushumba irera, uri mwa irera. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera mbaraga zawe Imana zawe yego Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma iriba ry'amashimwe, zitumye nongera kuvoma iriba Mungu ni Mungu tu. Mu Kinyarwanda biravuga ngo Imana ni Imana.
ko dushaka umuceri n'ikintu toto. Ntabwo tuzi imbere ko dushaka inyama. Ntabwo tuzi imbere ko dushaka akazi. No. N'ikintu toto. Ntabwo tuzi imbere ko dushaka amataje. Icyo ni toto. Tugomba kuza imbere Imana kuko Imana ari Imana. Aho ndubanya nawe Mana. Wowe uravuga bikaba Mana. Ndigutegurira ijambo. Imana yarambwiye ngo nze mbabwire ngo ntishaka ko muyisigariza. Bivuze iki? Ngo arababwira ngo muze muyegere, bamwe bakavuga ngo nagize akazi kenshi nta mwanya afite. Nimugende mwebwe bashomeri mwabuza akazi. Mwebwe mbura mukoro. Mwebwe mwahombanye. Irambwira ngo nzaze mbabaze ngo kuva wabaho umaze guhumeka ibiro bingahe by'umwuka. Yarambwiye ngo buri wese ayibaze mugenzi we, mbarizo mwegeranye ngo kuva wabaho umaze guhumeka ibiro bingahe by'umwuka. Barimbye ndabona mutabibwirana. Wayimubwiye? Mumbarize ngo kuva wabaho umaze guhumeka ibiro bingahe by'umwuka. Mwabibwiranye? Kuva wabaho umaze guhumeka ibiro bingahe by'umwuka. Irambwira ngo nzababwire ngo yagukuyemo uwo mwuka ako kazi wakajyamo. Yagukuyemo mwuka imodoka ari wayitwara. Wajyana mu ndege. Wafungura business. None ngo nta mwanya. Nakoraga muri company bucuruza ara mu mujyi. Negeranya na imodoka y'abayisilamu. Isa yarageraga. Ngo isa zirageze abakirane musoke ngiye gusara. Akirukana bakirasha. None ngo ntibafunga ku kabutike kawe niyo restaurant una alimentation. Imana kohereza imbabazi kaza zivuga ngo ski. Wasuzuguye Imana. Ngo company wondi wayifunga. Impamvu uri muri yo company no kwigutisha ubuzima. Ngo nta mwanya. Ngo nzababaza umwanya wo gupfa ujye ubura. Wo gukora impanuka. Wo gufungwa. Wo kurwara. Ko mubona umwanya kujya kuri YouTube. Kujya kuri YouTube sicya nimubyumve nabi. Kubona umwanya kujya kuri Facebook. Kubona umwanya kujya kuri TikTok. TikTok ituruka mu Bushinwa. Wayibona n'utuntu turi. Uri wasinzira kuri TikTok. Ariko agera kuri Bibiliya. Ibi binyuguti ni bikera nenda banditse inkuru. Kuri TikTok uri wasinzira. Kuri YouTube uri wasinzira. Yumva inkinamico ujye usinzira. Ariko jya muri Bibiliya isebi ninde wabyanditse gatabisinzira. Habwe Imana ishaka ko muyisigariza. Wabura ingenier, wabura docteur, wabura ministre. Imana ishaka kwisigariza. Mbere Imana. Sasa Imana nukuza mugasabana nayo. Ugasabana nayo. Imana nibyo binezeza. Kuza ugasabana nayo. Umwanga yaravuze ngo nuvuga ngo Imana ntuyikeneye. Yaravuze ngo muzahurira mu ikorose. Yabikorose ry'uburwayi. Yabikorose ry'ikigeragezo. Yabikorose ry'ikibazo runaka. Nuvuga ngo ntukeneye Imana. Muzahurira mu ikorose. Bibiri kavuga ngo zagukina ku mubyimba icyo watinyaga. Sibyo mbifurije. Uzikigeragezo cyaje urahebaguza. Mana nunyogerera umwuka ngasinzira neza mbinda pinka pin. Murashaka guhebaguza. None ngo ntamwanya ufite ko wekera Imana. Ubusinyo Imana ndahareba. Ubusinyo ndakino bihari ndayireba ariko yenegereye Imana ibisubizayo. Vuga ngo bisubizayo. Ibisazi biduhunahuna. Amahembe. Ibitega. Ibirwara bya kanseri. Ibirwara bya diyabete. Ibirwara by'impyiko. Ibirwara by'umwijima. Petite C na petite B. Ubu mudaye urahareba wo. Umudaye urahareba uzi ibintu biri guhunahuna. Muteze kanseri y'igifu. Muteze kanseri y'amaraso. Uzi ibintu biduhunahuna. Mundaye urahareba. Yarambwira ngo nzababaze ngo ubwonko bwawe bufite ibiro bingahe. Ubwonko bwawe bufite ibiro bingahe. Uburyo amaraso yiruka mu mubiri wawe urabizi. Urabizi uburyo uruganda rugenda wo. Imana bafite imvuye irashaka ko muyegera.
kandi saa munani yawe wageraga wegera Imana, saa cyenda se, saa kumi se, saa kumi n'imwe se, kwa kabiri wari umunsi wawe se, twasengaga korali amatsinda. Imana mbwira mubwire abayobozi mukangurira abantu muyobora kwegera Imana, bayoboza amakorali mukangurira abaririmbyi kwegera Imana, amatsinda yahagaze nimwegere Imana. Ibinezeza by'Imana ngo ni ukubana n'abantu bayo. Kaza mukayira hano mwisi ntibaramye bagiye ku buyobozi, nta wundi muyobozi uhwanye nawe. Hano mwisi nta wundi uhwanye nawe umuyobozi. Ugibwa mugasaba kuri ugushima, babona waramije neza bakavuga ngo bakukatira igikingi. None Imana nuyegera izagukuzaho, mugiye gushya ngo ntabwo izadukuzaho. Siko mune mutabikoze, ko mutabikora ariko Imana izagukuzaho. Salomo amaze guhabwa ubwami, reka mbabaze, yaraye mu rugo yaraye ku musozi? Musubize. Salomo abaye umwami wa Isiraheli, yaraye mu rugo yaraye ku musozi? Abwira Imana ngo nanije ko kwegera Imana, simbuye data Dawidi, ndi umwana muto, sinzi iyo biva. Niko Bibiri ivuga mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 3 iri ku murongo wa 8. Sinzi iyo biva, ndi umwana mutoya, narije ngo mpubwenge. Imana ivuga ngo ntabwo usabye umwanzi ko apfa, oya. Ntusabye ubutunzi, oya Mana, nanije kukwegera ngo mpubwenge. Imana ivuga ngo nibyo utasabye. Wasaba Imana umuceri kawukwima, ariko ayisaba ubwenge ikabuguha. Ari umuceri n'ubwenge igenze niki? Wasaba Imana inzika yikwima, ariko ayisaba ubwenge. Uyu mujyi wa Kigali ora twagwitwara mu dote tudasabye Imana ngo ubwenge. Imana ivuga ngo kuva kubanjirije n'abazaguheruka ntawe uzagira ubwenge nk'ubwawe ko kwegereye Imana. Yesu yirwaga mu isi yigisha, byagera nimugoroba bakazamuka umusozi. Ari umwana w'Imana nta cyaha yakoze, kanswe njya nawe ibyaha biranyanyagiye. None ngo nta mwanya ufite, n'ubusambanyi biri guhunahuna hanze. Uravuga ngo ntiwiba, nuko wabuze aho wiba. Jye nakoze muri kampani y'ubucuruzi, twereza amafaranga Dubai, amadolari amahero no mu Bushinwa. Ntiwambwira ngo ntiwiba bataragushyira kuri kesi. Ngo ntiwiba, wabuze aho wiba. Unakavuga ngo njye sinyasambana, ninde waguterese? Nabigirwa n'ikimiro byawe utagiye ku munzani. Ngo nujya urakara, ninde se wakurakaje? Ngo nta mujijya ngira, ninde wakurakaje? Dukeneye kwegera Imana kugira ngo Imana iduhe imbaraga kuri tere. Abatari imbaraga zo kuri tere tuvuga ngo haleluya. Izo mbaraga turazikura kuko twegereye Imana. Mose iyo yavaga ku musozi ngo yazaga arabagirana, ngo Abisiraheli kumureba bakipfuka mu maso kubera urumuri. Iyo twegereye Imana ibyaha birasiragira, abadayimoni bagasiragira, kandi yabatindamo ngo ubwiza bw'Imana bukagenda. Uko ugenda utinana n'abantu bavuga bya bigambo, ugenda unamuka. Ibyo utubahukaga ukabyubahuka, ibyo utavugaga, ibyo utakoraga, yabona bamukamuwe ngo agasubira ku musozi. Mana narinje ngo umubundi bwiza bwawe, kuyobora bora bwoko buragoye, bakazarabagirana ngo bakipfuka mu maso kubera urumuri rw'Imana. None abantu bose baraza bakakure uko bishakiye, ugasanga umuntu akoze no mu gituza aragukanda kandi uri inyanya, urava akazihi. Ariko yegera Imana, abasore ntibaza kugukora, umuriro w'Imana uba waka. Nabazana na za mitsingi urababwira ngo no nakerese umwe n'umukiza. Nabazanye purupo kuvuga ngo na ukamara amazi. Kandi nuko twegereye Imana. Petero aravuga ngo niba mwarasogongeye, abasogongeye bakamenya ko Yesu agira ate, nimugire utase, niwebuye byanzwe. Abatasi
bavuga inkuru zica mugongo, ariko Yosuwa na Kalebu kuko begereye Imana baravuga ngo nibwo iteka twishimira. Kandi biva nuko begereye Imana. Abavuze inkuru zica mugongo bategereye Imana barimbukiye mu butayu, ariko abegereye Imana baravuze ngo nta kibakingira dufite bafite, ariko twebweho nibwo iteka twishimira tuzajya muri icyo gihugu. Imana ishimwe. Bibiri yavuze ngo mwegere Imana nahise agira ite muhunge Satani azabonga. Kubera iki? Kuko mwegereye Imana. Bajya ngo azapfa kuguhunga utegereye Imana ko afite tactique nyinshi, kandi ababona igihe cyamurenganye, ababona igihe cyageze cyamurenganye. Yes, Kalebu ntiyabwiye Yosuwa, aravuga ngo umerutse afite imyaka 40, none maze kugira imyaka 85, zambaraga nari ifite na n'uyu munsi nta kindi nuko yegereye Imana. Imbaraga umuntu afite mu myaka 40 ageje imyaka 85 aracyaza afite. Ibyo asabye apfa kuza gusa no muri mujyi wa Kigali, nuko yegereye Imana. Bibiri kavuga ngo kuko wankunze ukaba wakwizeye. Reka mvuga abantu bari bagiye gupfa ariko begereye Imana ntibaba bagipfuye. Tuze gusenga Imana, sinshaka gutinda. Izo nkuru zirimo Daniel igice cya 2, niho izo nkuru ziri. Byagenze biti? Nebukadinezari yarose inzozi. Bavuga ko Nebukadinezari yayoboraga ibihugu 120 kuva mu Buhinde kugeza muri Ethiopia. Nicyo bita empire. Empire ni ibihugu by'urukomatane, ariko bakabihereza umuntu akaba urugero ubuyobora. Bakavuga ngo yicaga washatse agakiza. Uruvuga budahangarwa? Bibiliya ivuga yicaga washatse agakiza uwashatse. Amaze kurota inzozi ngo arazibagirwa. Azibagiwe ahamagara abanyabwenge, ahamagara abapfumu, abarozi, abacunnyi, abamajisiye n'abakonekoni n'utundi tuntu bakora utujeste tw'utudayimoni ukuntu. Arababwira ngo nari mbahamagaye. Nicyo duhamagariye Nyaguhoraho, Nyagasani Nebukadinezari. Dore icyo nari mbahamagariye. Ndyamye ku gisasiri wanjye narose inzozi, none ndazibagirwa. Mwe kurangara, ngiye gusoza. Narindi wanjye ndyamye ndarota, none inzozi nazibagiwe. None ndabahamagaye ngo muzimbwire. Mureka tubwizanye ukuri. Nyirubwite kurota. Mureka tubwizanye ukuri. Nyirubwite kurota none ahamagaye abatararose. Murumva ko Satani akareye ibintu kandi bishaka kutwica. Bose barabitekereza ati se mwami, aho wari uryamye ntabwo twari turi kumwe. Niba wabyibagiwe twebwe ni twebwe tubimenya. Bahamagaye abarozi, murabisobanura, bakubika imitwe. Ko muzi Icyongereza n'Igifaransa, indimi zose z'igikarudaya mu bivuge. Muziringana n'Igiswahili. Nihuse ngo bose birabananira. Nebukadinezari avuga ngo kubera bibananiye ntanze itegeko ngo mwese babice. Babice kubera iki? Inzozi zabananiye. Umutware witwa Ariyoke wabaga hafi y'umwami aravuga ngo ntabwo dupfa twenyine. Hano harimo abayuda b'abanyagano, Daniel, Meshaki, Sadraka na Abedenego, ni bane. Nabo mubahamagare dupfane. Mureka tubwizanye ukuri. Niba igihe cyawe kigeze cyo gupfa, wapfuye wenyine ukareka abandi bose bakabaho. Ngo dupfane na korari Alfajiri, waretse korari kabaho. Ngo dupfane n'abayobozi, waretse abayobozi bakabaho. Ngo dupfane n'abakristo bose bagatenga. Niba igihe cyawe cyageze, bwira Imana ngo Mana tunganya urugendo rwanjye, wakira umuja wawe, wakira umugaragu wawe. Ngo dupfane nabo tubana muri karitsiye. Ubu twese ko turi hano tuzapfira igihe kimwe. Niba igihe cyawe kigeze, bwira Imana ngo Mana ese umugaragu wawe, ese umuja wawe. Aravuga ngo ntidupfa twenyine. Hano harimo abayuda b'abanyagano, nabo mubahamagare baze. Itegeko ryasinye ko bagomba gupfa. Nihuse Daniel barabimenye. Abimenye abwira bagenzi be, nimuze tujye ko Ariyoke aduprotokole atugeze ibwami. Niturangiza
dusabe umwami umunsi umwe twegere imana. Bibiri ivuga umunsi umwe, ntabwo ari iminsi ibiri. Twegere imana. Mana yampamagaye, reka mbibutse, iyo twegereye imana abari bagiye gupfa ntibapfa. Iyo twegereye imana igihugu imana igihagararaho. Muzamuririmbira imana. Iyo twegereye imana igihugu imana igihagararaho. Itorero imana irihagararaho, natwe iduhagararaho, n'abacu ibahagararaho. Nimunyikirize mutere haleluya. Ababyumvishije haleluya. Reka tubwizanye ukuri, ninde wegereye imana imana ikavuga ngo nguye urupfu rwari rukwegereye? Seko muyazamura nk'abafite isoni. Nimutere haleluya. Urupfu rwaguhunahunye. Ya imana ikavuga ngo koko wanyubashye ukanyubahisha, mbonye n'uburyo unyegereye. Iyo mpanuka yari igiye kukwica nyikuyeho. Kanseri nyikuyeho. Diyabete, guhora urwaye impyiko kujya ku mashini ya dialyse ndirahiye. Ibisazi bapanze ngo utoragura amashashi mu muhanda wambara ubusuko wakavutse, imana ikavuga ngo nditambitse ndakwimanye. Amahembe arabasubiranye, ibitega birabasubiranye. Abapanze ngo ufungwe imiryango ya perisa nayikinze. Ababonye imana ikinga imiryango ya perisa, mwahaguruka mugatera haleluya. Muvuga ngo abantu bananiwe imana igatangira. Tugende bageze kwa Riyoke. Muraho kwa Riyoke? Yego. Twumvishe ko umwami yatanze itegeko ngo abanyabwenge n'abarozi n'abapfumu n'abacunyi n'abamagisiye bagomba gupfa, ngo natwe abayuda dupfane nabo. Yego, mwese mupfe. Watugeze ibwami kubera ko nawe yangaga gupfa, ngo abarabirukankanye niko Bibiri ivuga, ngo abagejeje ibwami. Bageze ibwami barapfukama. Nyaguhoraho mwami nyagasani Nebukadinezari, mwatanze itegeko mu gihugu rivuga ngo abanyabwenge bapfe n'abacunyi n'abamagisiye ngo natwe abayuda dupfane nabo. Aravuga ngo mwese mupfane nabo. Ndota inzozi habure n'umwe uzisobanura. Ubwo si ubwo bwenge bwanyu bumaze iki? Ngo bazi kuroga. Ubwo burozi bwabo bumaze iki? Ngo n'abamagisiera, ngo n'abapfumu, ngo n'abaterekera n'ababandwa. Bimaze iki? Babwira umwami, mwami waduha umunsi umwe. Ntabwo ari iminsi ibiri. Mwasomye Bibiliya, ni iminsi ibiri cyane umunsi umwe. Sinzi tubwizanye ukuri, ni iminsi ibiri cyane n'umunsi umwe. Duha umunsi umwe tugende twegere Imana. Ni umunsi umwe tugende twegere Imana, niturangiza tuyinginge itumenyeshe inzozi. Ko abanyabwenge byabananiye, Daniel arasubiza ngo ntababana n'uyu mubiri babimenye, kereka ababana n'Imana yo mu ijuru nibo bamenye bihishwe. Ababyakiriye haleluya. Tuvuge gakeya haleluya. Ababyakiriye haleluya. Irabibabwira Imana yacu yo mu ijuru. Ubutumwa buba burinjiye i Babuloni, basengaga ibigirwamana. Twebwe turababwira Imana yo mu ijuru. Ndawubahaye. Nawe yarafite ubwoba ashaka kubenya umwami. Nimuwurenza murita mupfana n'abarozi n'abanyabwenge. Yego, Daniel abwira bagenzi be, muze dusenge. Bajya imbere y'Imana. Mana, wemeye ko tuvanwe i Yerusalemu turabanyagano kubw'ibyaha by'ababyeyi bacu. None bapanze itegeko rivuga ngo dupfane n'abarozi n'abapfumu n'abacunye kubera umwami yarose inzozi hakabura n'umwe uzisobanura. Uremera ko dupfana n'abatarakebwe? Reka tubwizanye ukuri, iyi Mana twataramiye dupfane n'abarozi, dupfane n'abacunye, dupfane n'abatinganyi. Wubatse Imana ukaza kuririmba, ukaza kudiyakona, ukaza kuyobora, kaza nanjye nirukanka nkapira imvura pfane n'umurozi. Mujye murakarama uburenganzira bwanyu imbere y'Imana. Mubifitiye uburenganzira, mujye murakarama. Muvuga ngo turabyanze.
ntabwo ndabyumva, vuga ngo turabyanze. Haleluya, haleluya. Ngo barasenze, uwerekwa ntiyerekwa, uhanura, uvuga mu ndimi, wapi? Ariko reka nkubwire, uwakerekwa utakerekwa Imana iri mu kazi. Ndabisubiramo, uhanura utahanura Imana iri mu kazi. Rimwe Abisirayeli bigeze babura inkingi yabajyaga imbere. Muri iyo nkingi niho habagamo ibyo kurya, ibyo kunywa, uburinzi, inkingi y'umuriro, inkingi ubuzima bwabo bwose bwari mu nkingi. Nayo inkingi bava imbere irangije ibajya inyuma. Inkingi yatuvuye imbere turapfuye, ubuzima bwacu burahagaze. Naho urya inkingi yagiye gukora igikomeye. Dore icyo yagiye gukora, yagiye gushyiraho korotire kugira ngo abanyegiputa nibashaka Abisirayeli bababure. Mpanuye ndi kuri aka gaputa hano mu Gatenga, Imana igushyiraho korotire, ibintu byose byagushakaga bikubure kandi uhari. Nimunyikirize muvuga ngo haleluya. Ndabisubiramo, Imana igushyiraho korotire, ibyagushakaga bikubure, vuga ngo mari. Bisubiramo, mari. Umurozi nagushaka kubure kandi uhari. Umugambanyi agushaka kubure kandi munaturanye, munabana mu rupangu, munakorana. Abakire korotire y'Imana nimuyakire, korotire y'Imana imbere nimuyakire, korotire y'Imana inyuma nimuyakire, korotire y'Imana iburyo nimuyakire, korotire y'Imana ibumoso nimuyakire, korotire y'Imana mu kirere nimuyakire, korotire y'Imana nimuyakire ku butaka. Ababyumvise mutere haleluya. Iyi korotire ntiboneshwa amaso y'umubiri, ni amaso y'umwuka. Uzi ko umurozi agushaka akakubura kandi uhari, ushaka gufungisha akakubura. Ushaka gutegera mu nzira ngo akwamurisha, ushaka gutera ibyuma akubure kandi muri kubisikana ariko ntakubona. Iryo ni ikoranabuhanga ry'Imana. Akarahira ngo uyu mwaka ntazawundengana. Imana ikavuga ngo simvuza amezi, nkubariye imyaka n'imyaka. Ikavuga ngo ndirahiye izi zizarinda ziburuyenzi. Hashimwe Imana iziguheka. Narivuze ngo hashimwe Imana iziguheka. Narivuze ngo hashimwe Imana iziguheka. Mugongo w'Imana ni mugari. Iheka abazungu, iheka abirabura, iheka abize, iheka n'abatarize, igaheka abafite akazi, igaheka n'abatagafite, iheka imfubyi, iheka abapfaka, n'abadafite shinge na rugero. Arabaheka, arabaheka, arabaheka we, arabaheka. Bose ngo barasinzira. Nubwo wasinziriye ariko waje imbere y'Imana. Nubwo wasinziriye waje imbere y'Imana. Ngo bose baryamye hashize umwanya, Imana isanga Daniel. Daniel mugaragu ukundwa, karame mwami, narije kuguhishurira ibyo mwansabye. Kubera iki nshaka kubiguhishurira? Nagira ngo urupfu rwari rubegereye ndukureho, na babandi bashaka ko mupfana nabo babeho. Iyo twegera Imana n'abarozi ibabeshaho, n'abagome baturwanya n'ukuri babeshaho. Kubera kwegera Imana. Mwami karame, dore umwami ariko igisasiro kiwe yagiye kubona, abona igishushanyo kirekire. Yego mwami, hejuru ku mutwe yabonaga ari zahabu. Karame mwami, mu gituza n'amaboko byari ifeza. Karame mwami, inda n'ibibero yabonaga n'ibiringa. Karame mwami, amaguru n'ibirenge byari ibyuma bivanze n'ibumba. Karame mwami, icyo nashaka kumumenyesha, nagira ngo mwereke uburyo ubwami buzakurikira. Hejuru ku mutwe ni ubwami bwa Babulone, kumanuka ni Abamedi n'Abaperisi bazakurikiraho, kumanuka hepfo ni Abagiriki bazakurikiraho, hepfo ku birenge ni Abaroma. Nyuma yaho aza kubona ibuye rinini riva mu ijuru rijanjagura cya gishushanyo. Birasobanura ngo ingoma ya Kristo izavanaho ubwami bwose bwo mu isi.
reka Yesu tumukomere amashyi ko ingoma ye izima iteka ryose. Dukomere Yesu amashyi we, tumuvugirize impundu. Ingoma ya Yesu izima iteka ryose. Genda ubimubwire kugira ngo urupfu rwari rubegereye. Nta mafaranga utanze ajya kubibwira umwami. Nebukadina narose za nzozi warose Imana zimishuriye. Nibyo umwami uyobora ibihugu 120 ahinze umushyitsi. Hashimwe Yesu watanze umwuka wera uduha agaciro aho tutari kuzagira agaciro, uduha ijambo aho tutari kuzagira ijambo. Reka ntangaze muri iteraniro, ibintu byose byagusuzugura ku buzima bwawe umwuka w'Imana abyicara hejuru. Ndabisubiramo, ibintu byose byari byagusuzugura ku buzima bwawe umwuka wera w'Imana abyicarire. Abageze ibwami, Nyagohora w'umwami uri ku gisasiri wawe ntiwabonye igishushanyo kirekire. Danye birimo biraza, ngaho komeza. Hejuru hari umutwe wa zahabu, yego mu gituza byari ifeza, inda n'ibibero byari imiringa, kumanuka byari ibyuma bivaze n'ibumba. Danye rekeraho, n'ibyo utavuze si uko bidahari. Hise mbyibuka kubera ko mwegereye Imana ikabahishura ibihishwe. Danye reka nze nkujyane ibwami, mbona nkugire Daniel. Icara hariya nanicaye. Danye jya ibwami bakugororera. Abadafite ishyari agumeyo, abadafite ishyari agumeyo. Se mufite ishyari agumeyo cyangwa ntagumeyo. Reka mbabaze, Daniel agiye kwicara hariya kubera iki? Kubera ko kuko begereye Imana. Niwegera Imana aho amashuri atakugejeje, kwegera Imana bizahakugeza. Aho icyongereza kitakugejeje, niwegera Imana. Aho papa atakugejeje, niwegera Imana. Aho mama atakugejeje, niwegera. Danye Imana abayishuriye ibyo nibagiwe. Mu ijuru hari Imana ihishura. Ntegetse ko bagutangira amaturo, niko Bibiliya ivuga. Bagutangira amaturo. Ikindi bakonsereza imibavu. Imana bahishuriye iby'abanyabwenge bananiwe. Mu ijuru abarozi babinaniwe. Abaje muri iri teraniro mbifurije ko bidasobanutse, kuko mwegereye Imana. Imana ibisobanure ku buzima bwawe. Bitari bisobanutse, Imana wegereye ibisobanure. Nimubyumvise duha haleluya. Vuga ngo Imana ibisobanure. Bwira muri kumwe ngo Imana iguhereho. Mubwira ngo nta shyari ngufitiye, nta badayimoni ifite. Imana igusobanurira ibyawe ku buzima bwawe bwose. Imana ihabwe icyubahiro. Nibakugorore. Ubundi Daniel kuba ari ibwami ni mu biporezo. Mupfiriye mu kibaya Imana yangera bagaragaje. Mwarampinze muravuga ngo ndavangiwe. Mana ndagushimiye. Nibatemezwa n'icya mbere niki cya kabiri, cya kabiri kitabemeza. Mwaransuzugwe murampinga, ariko Mana ndagushimiye ko banyemeje. Reka mvimvira. Mana urabanyemeje, ndagushimiye Mana. Barampinze ngo naravangiwe, ariko Mana ndagushimiye ko ngaragaje. Ariko Daniel aravuga ngo hoya, harabo twasenganye. Niko Bibiliya ivuga, harabo. Reka mbaze muri korari, umuntu mwicaranye iragwa n'inote y'igihumbi. Uwo muntu mwicaranye iragwa n'inote y'igihumbi. Murebane impamvu mbarebye mwe murahorana. Ari n'igihumbi iragwa ngo muraririmbana ngo murasengana. Ari n'igihumbi iragwa. Bite se wowe?
ngo turaririmbana kandi urabizi ko ari umushomeri wari wahembwa ngo umuhe na 5 million. Bahise bajya kanda akanyenyeri. Yesu we. Ngo turaririmbana ngo tumana muri groupe uriya mwana 5 sihembwa buri kwezi. Ndakwemera. Haleluya. Ndakura mwemera. Uriya muzana n'agakweto. Ntabwo narya njyenyine. Hari abo twasenga ku buryo uvuga ati nabonye akazi. SP mbwira telefone yankohereze agasukari k'abana. Mvuga ngo SP mbwira numero ya urata nkanda akanyenyeri. Kera mwarahatwaga nahaswe kukuzanira inkweto na numero ukayimenya kubera umwuka. Niwabwiye n'iki ko nambara 39. Yesu we yaburangize nukuri niyo nambara. Disi nambara 40. Yesu we yabwiwe n'iki akuki mutagihata kuki mutagihata. Umwana we yatsinze Imana amase kumwishyura umwaka wose. Nindoretse kukuzana n'umwana wikaye. Ntabwo yishimiye ibisubizo by'umwana watsinze kandi uziko nakazi. Ngo turaririmbana. Uraririmbana. Kumuvugana ubutumwa ngo mubona muri groupe nta nishyushyuramo. Mukandi kanya niba ukunda Yesu mukomere amashyi n'abapfumu bamenya kuyakoma. Niba ukunda Yesu fasha umupfakazi, niba ukunda Yesu fasha imfubyi, niba ukunda Yesu fasha umushomeri, niba ukunda Yesu sura umurwayi kwa muganga, niba ukunda Yesu sura imfungwa. Urukundo si ukubivuga ni ukubikora. Gusenga si ukubivuga ni ukubikora. Gukiranuka si ukubivuga no. Abajya tuvuga ngo c'est ça. Ntabwo ari njye wasenze njyenyine. Numviye ariko ntabwo narya njyenyine. Ntabwo nasenze njyenyine. Hari ijoro twaraye turi gusobanuza umwami. None n'Imana ninjye yanyuzemo izana inzozi umwami yarose. Ntabwo narya njyenyine. Uyu muceri umufuka wose sinawumara. Tuyimana ko ari Alphaji kandi arimo umupfakazi. Harimo n'imfubyi disi yabuze Minerval. Ubu se nawe urya. Ubu se nawe umara mu ndange n'abana banyine n'umugabo wanyine n'umukozi. Abadayimoni b'ishyari bashye. Abadayimoni b'ishyari bashye. Danyera baye ubwami. Nihuse ngo dusenge. Umwami aravuga ngo kubera ko mwegereye Imana ikabayishura ibihishwe bahamagare tubagororere. Meshake Saduraka na Bedenego karame mwihuti bwami barabashaka. Vuga ngo Yesu we. Vuga ngo ariko Mana yo seko ko mudaseka murabarakari ntandi twari kuzasekera mujye musekera imbere. Hanze baraduhombanije ariko tugeze imbere ya Yesu. Yesu araduhombanura. Abo Yesu yahombanuye. Haleluya. Nimubahamagare. Karame mwami Nyagasani Nebukadinezari kubera ko mwegereye Imana Imana ikabayishurira ibyo nebagiwe. N'abaruzi bikabananira n'abapfumu n'abanyabwe n'abacuzi n'abamagisi n'abakonikoni bikabananira. None hanzuwe yuko wowe uhabwa kuba guverineri w'intara. Vuga ngo we. Uwa kabiri nawe ahabwe kuba guverineri w'intara. Vuga ngo turabye. Uwa gatatu nawe bamuhe intara ayiyobore. Ngo Danieli aguma ibwami. Uvuge ngo agumeyo. Vuga ngo agumeyo. Biravuze ngo twegereye Imana ntiturya twenyine. Iyo twegereye Imana ntitwizirikana. Tuzirikana abandi. Uri ku mutwe dusenga Imana. Imana itubabare kutayegera. Muvuga ngo Imana bitubabarire. Imana itubabare kutayegera Imana. Inyama n'amaraso ntabwo byabishobora. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Reka mvuge ibintu bitatu mu mumaro kwegera Imana muri byinshi. Icyambere, iyo twegereye Imana tunesha ibyaha mu gihe abandi byabanesheje. Icya kabiri, iyo twegereye Imana tunesha ibigeragezo mu gihe abandi byabatsinze. Icya gatatu, iyo twegereye Imana dusabana n'Imana.
twamara gusabana nayo Imana ikaduha amakuru y'ejo hazaza. Mu yandi magambo Imana ikaduha map. Ku mwana w'imfura dore icyo muvugaho, umwana wa kabiri dore, uwa gatatu, uwa kane dore umugabo w'icyo muvugaho, dore umugore w'icyo muvugaho, dore ku kazi kawe jya witwara gutya, mu murimo wanjye ujye witwara gutya, dore uzagenda n'indege ujye muri Amerika, Imana iguha map, dore ugiye kujya Canada, dore ugiye kujya mu Bwongereza, kuko wasabanye n'Imana. Imana ikaguha amakuru y'ejo hazaza. Muhaguruke dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana utubabare kutakwegera. Dusenga Imana turarangije. Twakire umuyobozi aza twingengera Imana ku ijambo ry'Imana twavishije. Karibu muze mudusengere, mwahagurutse no kuri kw'Imana. Ntawe urageza aho Satani atarasa imyambi. Dawidi yaravuze ngo iki nicyo kimara umubabaro mu byago byanjye n'amakuba, nuko ijambo ry'Imana ryanzuye. Ibi byose tuvuze inyama n'amaraso ntibyabishobora, kuko ubundi icyitwa umuntu bisobanuye egal intege nkeya. Ibi byose tuvuze nta wundi wabidushoboza, ni Kristo wapfuye akagira ati akazuka, uduha kunesha abandi baneshejwe, uduha gutsinda aho abandi batsinzwe, uduha gukiranuka aho abandi bakiraniwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Niba mwaryakiriye mukomere Imana amashyi, muyivugirize impundu. Ntabwo amashyi ari ayanjye, ntabwo impundu ari izanjye, icyubahiro ni ikiyicaye kuri ya ntebe ibihe byose iminsi yose. Amen. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye kuri mwiza, bereye mwiza bagutegereza bose. Turagushimiye Uwiteka kubw'uyu mwanya twumvishije imiburo yawe, twumvishije amagambo yawe meza atubwiye ngo kukwegera gusa niyo nyungu ikomeye, niyo honyine hari umugisha. Mu kukwegera Mwami Yesu niho turonka imbaraga, mu kukwegera Mwami Yesu niho duhishurirwa ibihishwe, mu kukwegera Mwami Yesu niho dutsindira ababisha, mu kukwegera Mwami Yesu tuhakura ubuzima, mu kukwegera Mwami Yesu tuhahindurwa amateka, mu kukwegera Kristo niho honyine abana bawe bakuye ububasha bwo kumenya ibyo umwami yibagiwe. Mu kukwegera Mwami niho honyine haduhesha ubushobozi bwo kubasha kureba ibyo abandi batareba. Mu kukwegera Mwami Yesu niho honyine, Yesu niho honyine tubasha kugera tukumva ihumure. Mu kukwegera Kristo niho haduhesha imbaraga zo gutsinda ubutware bw'umwijima bw'isi. Mu kukwegera Kristo niho honyine dutsindira Mwami Imana, niho honyine dukura imbaraga zitumenyesha kuri bugufi kugaruka. Mu kukwegera Yesu niho honyine turongera ubutware buduhesha kuba mu isi nk'abatayirimo. Mu kukwegera Yesu niho dukura ubushobozi bwo guhagarara tukema tukaguhamya. Mu kukwegera niho Petero yaherewe imbaraga, wa wundi wari wabashije kukwihakana inshuro zigera kuri 3. Kukwegera, maze kukwegera batindanye nawe kuri ya minsi, niho babashije guhabwa imbaraga n'ubushobozi bwo kuguhamya. Bamaze kuzura umwuka wera ahabwa gusohoka, arasohoka ahabwa imbaraga, agenda avuga ngo nimwishe mukamubamba niwe ukoze ibimureba. Ukwegera tuhakura imbaraga z'umwuka wera zitumara ubwoba, ziduha gushira amanga, ziduha guhamya, ziduha kurangurura, ziduha kuvuga imirimo n'ibitangaza ukora. Haleluya Mwami Yesu. kukwegera byonyine niyo byatumye hanahindurirwa amateka yo kwitwa ingumba. Kukwegera byonyine niyo byatumye Penina Mwara igihe yari amaze yaramufashe ijambo giteshwa agaciro. Kukwegera, haleluya, kukwegera byonyine byatumye yitwa umubyeyi. Arangije aravuga, arangije arahamya, arangije ararangurura. N'ahandi byaturutse kumenya ko nta kintu kiruta kwegera Imana. Bibiliya itubwiye iki? Iratubwira ngo turwanye Satani nawe azaduhunga. Imbaraga abana bawe zabashisha kurwana,
zabashisha gutsinda, zabashisha kunesha, zabashisha kwambara imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Numara kutwemerera mwami, duhaye imbaraga zo kurwanya uwo mubisha, udubashishe kukwegera, ko kukwegera mwami biruta kuba kwemene stile rayi, biruta kwegera abakomeye, kukwegera Uwiteka biruta kuba mu mazu y'abakomeye. Turashaka kuba imbere yawe yuno munsi wa gatatu, munsi wo guhemukiramo, munsi wo kwambariramo imbaraga, munsi wo kuvuganiraho nawe. Erega Bibiliya imbwira iki? Irambwira ngo mu gihe cy'Abayuda ku munsi wa gatatu ijuru ryarabakingukiye. Uyu munsi wa gatatu dukinguye amarembo y'ijuru, amarembo y'ijuru nakinguke ku bakobwa baje imbere yawe. Haleluya, 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 haleluya. Muriro w'Imana numanuke, muriro w'Imana numanuke, muriro w'Imana numanuke. Marukira gukingura, marukira gukingura. Hene sire drai zene kota ya mando ya sire. Turakwinginze Uwiteka, twemerera uyu munsi umunsi udasanzwe, uyu munsi mwami, umunsi wo gukoreramo abana bawe bakubone. Rega n'umunsi wa gatatu wo kwakiriramo imbaraga, wo kwakiriramo ibisubizo, wo gukira indwara. Turasenze mu izina rya Yesu, twirukanye ibyananizaga abagenzi mu izina rya Yesu Kristo. Myuka yatumaga bacumura ntibamenye aho bacumuriye ngo babashe kwihana, turayirukana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Wampaye ijambo riri muri Yeremiya, urambwira ngo noneho uyu munsi uje kubohora, uje kubohora abahungu n'abakobwa bari barananiwe kunesha ibyari bimaze igihe bibanesha. Wambwiye ngo uzanye imbaraga, imbaraga zibabashisha Uwiteka gutsinda, imbaraga zibabashisha kuva mu buzima bamazemo igihe. Haleluya, haleluya. Yesu bohora mani, bohora mani, bohora abasore n'abakobwa, bohora mwami Yesu, bohora mwami Yesu. Bambwiye ngo nuri bubohore gusa, bambwiye ngo nyuma yo kubohora n'ijambo riri muri Yeremiya 51, urambwira ngo urinde ubunaburane, burana ubuzima bw'abana bawe. Erega hari benshi babwambuwe n'ibihe, ariko wambwiye neza, urambwira ngo uje kuburana, uje kuburanira abana bawe, uje kuburanira abapapa, uje kuburanira ababyeyi, uje kuburanira abasore n'abakobwa. Burana kandi utsinde mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Turirukana imbaraga zose zarwanyaga abizera, zarwanyaga intama zawe mu izina rya Yesu. Pepo katika jina la Yesu, pepo katika jina la Yesu. Ubutware bwose bw'umwanzi bwari bwarabatsikamiye tubutesheje agaciro muri gitaramo cy'amasengesho. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Korama, 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 koramana, koramana, korama, kora, kora bimenyekane, kora bimenyekane ko gusenga birema, kora bimenyekane ko gusenga bihindura mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami Yesu, urakoze mutanga bugingo. Tugukomeye mu mashi, tugukomeye mu mashi, tukuvugirije impundu, tukuvugirije impundu, tukuvugirije impundu. Tukuramburiye amaboko, tukuramburiye amaboko, tukuramburiye amaboko. Turavuze ngo urera, turavuze ngo urera, turavuze ngo urashoboye, turavuze ngo urashoboye, urashoboye mwami, urakoze. Mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Twongera dukomere Imana amashyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Muzamurira Imana amaboko, nyemerera upepera Yesu. Vangu ndagushimiye mwami, ndagushimiye kubw'uyu munsi, ndagushimiye ko ufashe ibyamiga ukabitesha agaciro. Ndagushimiye ko hinduye ikirere cyanjye, hinduye ikirere nararagamo, hinduye ikirere nariragamo, hinduye ikirere nakoreragamo. Haleluya. Mana umugisha umukozi w'Imana, umugisha, umugisha umajyana amaza, umugisha mwinshi. Tugiye gusenga Imana, ntago turekeye gusenga, tugiye gusenga Imana.
hari amakuru data yambwiye kandi hari ibintu Imana igiye gukora kuri uyu mugoroba. Haleluya. Hari ibintu Imana igiye gukora mu minota mike yadusigaranye ngo dusoze. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo uyu munsi Uwiteka aje kukubohora iminyururu ababisha bakubohesheje. Yeremiya 4 niko havuze. 3:6 Yeremiya 5:3 aravuze ngo ariko noneho nimara kubikora ngiye kukuburanira. Tugiye kubwira Imana ngo Mana, umuntu wese wararaga utaryamye ngo asinzire, umuntu nabonye ufite ikibazo cy'uburwayi, umutwe we arwara umutwe ku buryo ushobora gukira uyu munsi mu kindi cyumweru ukagaruka. Tugiye kubwira abadayimoni ngo genda, va mugende, kubera ko Kristo yamaze gufata imyanzuro yo gutanga ubuzima. Tugiye gusenga Imana ibasha kubohora umuntu utari ufite iyo ava n'iyo ari ku ijuru rigatanga icyerekezo. Haleluya. Icyo dusabwa no kwegera Imana, kandi nawegera Imana ngo imusezerere amaramasa. Yesu nashimwe. Mu batubanjirije bose uhereye mu itangiro ukagera mu byahishuwe, ntawegereye Imana ngo imusezerere amaramasa. Bibiliya imbwira iki? Irambwira ngo noneho, haleluya, igihe cy'umugabo witwaga Samusoni ngo yarageze ahitwaga Irehe, ngo agumwuma ashira imbaraga, ariko amaze gushira imbaraga, haleluya, ijuru rimufukurira iriba. Tugiye gusenga Imana ibasha gufukurira iriba aho ritari. Yesu nashimwe. Twifite intego ivuga ngo Uwiteka aratabara. Haleluya. Kandi gutabara kw'Imana tukubona mu gihe cyose twayegereye. Yesu nashimwe. Utaje imbere y'Imana ni wamenya ko itabara. Haleluya. Rero tugiye gusenga Imana. Umuntu umaranye igihe uburwayi yagiye kwa muganga bamubwira ko ari ukubana nabwo, tugiye gusenga. Uhaguruka uze dusenge. Umuntu ufite ikibazo cy'umuvuduko aze dusenge Imana. Ni Imana nabonye ikiza. Umuntu ufite ikibazo cy'amadeni, nabonye umuntu ufite ikayi bahora bamwishyuza. Mbese umutima ukunze wo kwishyura nawe ufite, ariko akazi yari afite karahagaze. Aze dusenge Imana. Ni Imana ibasha guca izindi inzira wari ufite zimaze gufunga. Tugiye kwinginga Imana. Kandi mwakabaye mwahageze uko tugiye gusenga, kandi iminota yagiye. Tugiye gusenga Imana kugira ngo dusoze.